Amakuru agezweho dukesha BTN TV atangaje ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Djihad na Pazomani hamwe n'abandi bakurikiranweho icyaha cyo gusakaza amashusho ya Yamano atera akabariro bagomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe Kijon we akomeza gukurikiranwa adafunze. Ayo niyo makuru dukesha BTN TV kuri uyu munsi tariki ya 17 mwari muzi yuko ariho bari kujya kuburana ifungwa n'ifungurwa. Rero urukiko rwanze ko Djihad, Pazomani ndetse n'abandi bakurikiranwa bafunze, naho Kijon we agafungurwa. Ngayo nguko rero muri minsi yashize bamwe bagiye babona amakuru acaracara ku bitangazamakuru ubwo Djihad yagaragaraga mu mwambaro asa nkaho yafunze ikote yarizamuye mu maso hatagaragara. Bamwe bakibaza ntise ubu ngubu ka gatambaro yahozaga mu mutwe ubu bimeze gute, aragafite? Bamwe barabyibazagaho, bamwe barategereza yuko atari bwa kambare, ariko birangiye hari mu masaha nimugoroba bamwe rwose baramubonye agatambaro nako yambaye, ariko yageragezaga kwihisha ariko ntabwo byamukundiye kuko buriya kamera ziragufata zikakuzumpinga, ntabwo wakwisha itangazamakuru. Ngayo nguko rero iby'amakuru. Aba rero bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni ya Yamano ari gutera akabariro, niho bafashwe barakurikiranwa, ariko Pazomani na Kijon nibo babanje gufungwa mbere, abandi bagenda bakurikiraho, ndetse na Djihad mwari muzi mwese nawe akurikirwaho. Ubwo rero urukiko rwanzuye yuko bagomba gukurikiranwa bafunze iminsi 30 y'agateganyo, naho Kijon we agafungurwa. Ngayo nguko rero amakuru agezweho. Inama irimo ahangaha ni iyihe? Ni ukwitwararika umuntu wese uzi ko ukoresha social media, nk'uko umuvugizi wa RIB ahora bitubwira ati mujye mwitwararika, urubyiruko rw'iminsi mwitwararike. Ni ukwitwararika. Ntabwo icyaha cyo gusakaza amashusho kirahanirwa, urukozasoni birahanirwa. Rero bisaba kwitwararika kugira ngo buri we wese agombe kubaho neza yitwararika mu byaha runaka. Cyane cyane cyo gusakaza ni icyaha rwose gihanwa kandi kigahanwa kihanukiriye. Urubyiruko mukoresha social media mugire uko muzikoresha, bantu mwese mukoresha social media mugire uko muzikoresha, abantu bose mukoresha social media mugire uko muzikoresha, kuko ntabwo ari ukupfa kuzikoresha ngo nshaka kugira uku nguku nshaka kugira uku nguku. Ni ukwitwararika mu kuzikoresha, kuko iyo utitwararitse ushobora kugwa mu cyaha, kugwa muri kesi, ariko iyo witwararitse kesi ntayugwamo kandi uyinyuramo amahoro. Rero abantu bose munkurikiye mujye mubasha kwitwararika kandi mumenye neza yuko turi mu gihugu cyiza gifite abayobozi beza, kandi namwe mukoresha social media mutugezaho amakuru meza, apana amakuru atariyo. Ngayo nguko rero, reka mbifurize umwaka mushya muhire. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzabera umwaka mwiza, muzawugiremo ibyiza byinshi, muzawugiremo umwaka w'amahoro, amata n'ubuki, izabarinde Imana yacu. Kandi umuntu wese uzi yuko ukunda Imana, umunsi nurangira uzapfuka muhereza Imana icyubahiro, ubwete Imana soje uyu mwaka amahoro, umpe ibyiza muri uyu mwaka, uzame kumenya by'ukuri kandi ume kugukorera by'ukuri. Imana yacu irumva kandi iyo wayisenze irakumva cyane. Rero ngayo nguko umwaka mushya muhire wa 2026 uzabera umwaka mwiza. Abafite ibibazo bizakemuke, abarwayi Imana izabakize, abafite amadeni Imana izabishyurire, abarwaje, abantu bose bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, Imana izababere Imana muri uyu mwaka kandi izabigaragarize nk'uko mbakunda murambi basabira. Uko umunsi ugenda wira, uko umunsi ugenda wira undi uza, nibyo mbasabira kandi nanjye nisabira. Ndabakunda cyane mu mwese munkurikira ibiganiro byacu byose tugenda ducisha kuri
channel yanyu. Ngayo nguko rero, bye bye, amahoro, umutekano, byose bizima kandi byose byiza, Imana ijye ibibaha. Ndabakunda cyane, nicyo mpora mbasabira uko bwije nuko bukeye.